w'Imana yavuze Pastor Sostene isengesho hagati ngo twari tuzi kuko tuzakoresha ibi bintu ngo bagaza babyumva ngo hari igihe abantu babigisha mu buryo bwo gufata ibintu mu kiganza ni kuko yashatse kuvuga nibuka ijambo mu byahishuriwe Yohana 14:6 yaravuze ngo yabonye marayika uringanije ijuru ngo aguruka afite ubutumwa bwiza mu kuboko kwe. Amen. Nibwira nti kuguruka uwo marayika wagurutse afite ubutumwa bwiza ni kuguruka buciye mu miyaga, buciye mu kirere, buciye mu ikoranabuhanga. Naneze ikindi kandi ntakandimwe dufite icyifuzo gikomeye, dufite umurwayi ari mu bitaro mudufashe gusenga. Arwaye yageze ahakomeye tukaba kugira ngo tukomeze kuganira ikaribu Imana iduhana umugisha. Amen. Ijambo ry'Imana ryanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso mu gice cya mbere usome igice cya mbere usome umurongo wa 9. Haratubwira ngo itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari byo iyagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Yesu Kristo ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Amen. 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 Tutagiye kure tugiye kuganira ijambo nahaye umutwe uvuga ngo ubwiru bw'Imana mu itorero ryayo. Amen. Navuze nti ijambo ubwiru reka misobanure mu ijambo ryitwa ngo nibanga, ndetse ndavuga ngo ibanga rikomeye ryo gucungurwa se cyangwa Imana yakoresheje kugira ngo icungure abari mu isi. Uru rwandiko rw'Abaefeso dusomye ni urwandiko Paulo yanditse, niwe mwanditsi. Ariko mbere tutaragira icyo tuganira kuri iri jambo dusomye, ni urwandiko rwiza rutewe nk'indirimbo kubera ko amagambo rurimo arakurikirana muri iki gice dusomye dusangamo imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka Imana yaduhaye iduhera muri Kristo Yesu. Amen. Mu gice cya kabiri tugasangamo amagambo y'ubuntu bw'Imana yatugiriye twebwe abanyamahanga itwunga n'abayuda, twebwe tutafite ibyiringiro by'ibyasezeranyijwe, Imana ikaduha amasezerano ndetse ikatwigeza hafi yayo, ikatuvurana na Yesu twebwe bari bapfuye tuzize ibicumuro byacu n'ibyaha. Mu gice cya gatatu twebwe rero tunzwe n'abayuda hakazamo ijambo ry'urufatiro, uburyo twabaye umwe tukubakwa ku rufatiro ndetse tugashobora kumenya Kristo waducunguye tumumenyeye hamwe n'abari bafite amasezerano mu bwiru bukomeye n'ubundi Imana yahisemo gukora. Igice cya kane kigatangira kutwereka imibereho y'itorero, imibereho y'uburyo abakristo bakwiriye kubaho mu buzima bwabo bwa gikristo bwa buri munsi. Mu gice cya gatanu Imana ikatwereka se cyangwa urwandiko yanditse rukatwereka kuko dukwiriye kwitunganya nk'umugeni, itorero rikwiye kwitunganya nk'umugeni. Mu gice cya gatandatu rero hakaza intambara itorero rirwana nazo, rikatwereka n'intwaro abakristo barwanisha. Amen.
urwandiko ni rwiza cyane, hari abagaragaje kuruvugaho, bamwe bakavuga ngo ni ipfundo ry'inzandiko za Pawulo, bandi bakavuga ngo ni umugozi uhambiriye inzandiko za Pawulo, bandi bakavuga ngo ni rwo rufatiro, ni umusingi ukomeye w'inzandiko za Pawulo, kuko rutanga ikintu kimeze nk'injyana kandi rukagenda mu by'ukuri rukora ku ntego y'ubutumwa bwiza Pawulo yatangaga. Dukomeje natekereje kuri uyu murwa wa Efeso ukuntu wari uteye, ndavuga nti reka tubanze tuwuvugeho bukeya gusa, ni akantu gatoya. Wari umurwa wo muri Aziya ntoya. Iryo zina Efeso bakekaga ko rikomoka ku bigirwamana byabaga biri muri uwo murwa, cyane cyane ikigirwamana cy'ingore cyitwaga Artemi muri Efeso, naho Roma kikitwa Diana. Ngiye kugisobanura cyane. Uyu murwa wari uhanye imbibi mu gihe cyawo n'iyindi mitoya, umwe ngo ni Mileto uri mu majyaruguru, undi ukitwa Simuruna muri ya yindi dusoma mu Byahishuriwe. Simuruna wari umurwa w'ubucuruzi kuko wari unyuramo imihanda, yari Carrefour y'i Burayi ndetse n'Iburasirazuba bwose. Abacuruzi cyangwa abagenzi niho imihanda yahuriraga. Ubutumwa bwawugezemo mu rugendo rwa kabiri rwa Pawulo agiye kururangiza, yawunyuzemo avuga ubutumwa mu masinagogi, ariko cyane yaje kuwutindamo mu rugendo rwa gatatu, niho tuba dusoma kuko yawugizemo imyaka 3. Yari arimo atambuka nibwo yabwirizaga akundana Priscilla, ndetse ngo barakundana cyane kuko bari bahuje umwuga wo kudoda amahema. Byanditse mu byanditswe mu gice cya 18 umurongo wa 18 kugeza kuri 23. Umurimo Pawulo yakoreye muri Efeso muri urwo rugendo rwa gatatu, yahinduye strategy. Icyo gihe yavugaga ngo ubutumwa mu masinagoga ari gutambuka muri rwa rugendo rwa kabiri nari mvuze ko yaragiye kurangiza, ariko mu rwa gatatu ahitamo guhindura strategy y'ivugabutumwa ngo aja muri ivugabutumwa rya Hazarani, hanze mu biterane byo hanze. Ubwo nibwo yashoboye kugira abakizwa benshi. Muri icyo gihe rero, kubera kuko uyu murwa navuze ko wari Carrefour batambukaga, bajyanye ubutumwa bwiza, ariko cyane cyane muri icyo gihe Pawulo ashobora gushinga amatorero. Amatorero menshi, yashinze itorero ry'i Kolosayi, ashinga itorero ry'ahitwa Hierapolis, yashinga itorero rya Laodikiya, n'andi menshi yari hafi yayo ngayo. Turasanga mu Kolosayi igice cya 1 umurongo wa 7, ndetse mu gice cya 2 umurongo wa 1, gasoma n'Ibyahishuriwe igice cya 1 umurongo wa 11. Amen. Uru rwandiko twavuze kuko rwanditswe na Pawulo, ndetse yarwandikiye muri gereza ari Roma, ubundi yafatwaga nyine ajanywe gufungwa. Nibwo yarafunzwe bwa mbere, kuko bikekwa kuko yafunzwe n'ubwa kabiri, akaba ariho yapfuye mu gifungo cya kabiri, ariko rwanditswe ari muri gereza bwa mbere. Byakozwe n'intumwa 28:16. Hari hagati y'umwaka wa 60 na 62 yari afite uburenganzira bwo gusurwa. Nicyo gihe Tukiko, uwitwa Tukiko, yamusuraga avuye muri Efeso, akaza akamugera agasura agasubirayo. Ubwo ngubwo nibwo yashoboye kumuha urwandiko, niwe warugejeje i Efeso. Yatumye yandika. Biravuga ko muri icyo gihe Efeso wari umurwa wumvaga inyigisho zishingiye kuri filozofiya y'Abagiriki, kuko navuze ko muri Carrefour mbese wari hagati, abantu benshi barawugendaga, wari umaze gusirimuka cyane uwo murwa. Abantu babo bari abasirimu bamaze kwakira filozofiya z'Abagiriki.
ariko ubufiya zazishingiye kuki bamwe barahakanaga bati Kristo bazanaga inyigisho zihakana kuko Kristo atari umwana w'Imana. Abandi bakavuga bati nubwo mwemera ko yambaye umubiri ariko ntiyigeze yambara umubiri. Kandi mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ndatekereza hatubwira neza kuko abahakana kuko Kristo atambaye umubiri bose ko ari ibivume. Izo nyigisho rero zari zitaye cyane muri icyo gihe, bituma Pawulo agira impamvu yo kwandika uru rwandiko ashaka kumenyesha ubwiru bukomeye, ibanga rikomeye Imana yashize muri Kristo kugira ngo ishobore gucungura abari mu isi. Ni ukuvuga ko uru rwandiko iyo urusomye neza ukashobora kugenzura usangamo ijambo ryitwa ngo Kristo Yesu. Kristo Yesu, atari Kristo gusa cyangwa Yesu gusa, ijambo rifatanye mu Kristo Yesu ushobora kuzisoma inshuro zirenga 15 muri uru rwandiko honyine. Pawulo yandika yigisha ko Kristo aruta izo filozofiya ibo bavuga ko yagaragaye ari nk'ishusho y'umumarayika gusa itambuka. Ashaka kwerekana kuko Kristo ari umwana w'Imana kandi ari ubwiru bw'Imana mu isi. Amen. Kandi kuko yavugaga kuko Kristo adakeneye ubundi bushobozi bw'abamarayika ahubwo yihagije. Babisoma nyine mu rwandiko, muri uru rwandiko igice cya mbere umurongo wa 20 kugeza ku wa 22. Hanyuma intego nyamukuru Pawulo yanditse arwanya izo nyigisho z'ibinyoma zahakanaga ubumana bwa Kristo. Icyigisho gikuru baza bavuga kiri muri uru rwandiko rw'Abaefeso nuko harimo ubushake bw'Imana bwo gushyira abantu mu bumwe, abayuda n'abatari abayuda, twebwe abanyamahanga, ngo tube ubushyo bumwe bufite umwungeri umwe. Ubushyo bumwe ari ryo torero, umwungeri akaba Kristo. Pawulo akomeza avuga ko Kristo yazanywe no kugira ngo abayuda n'abanyamahanga babe umubiri umwe wa Kristo, nk'uko umugeni n'umukwe se cyangwa umugore n'umugabo ari umubiri umwe. Mu Efeso igice cya 22 kugeza ku murongo wa 28. Maze rero ibyo dusomye ijambo twahaye umutwe ngo n'ubwiru se cyangwa ibanga rikomeye ryo gucungurwa kwacu twebwe twavuye mu itorero rya Kristo. Iri banga rirakomeye bene data, kuko urukundo rw'Imana yadukunze kandi ngo yadukunze imfatiro z'isi zitarashyirwaho. Haleluya. Haleluya. Imana yadukunze imfatiro z'isi zitarashyirwaho. Igira ibanga rikomeye iyo dusomye mu rwandiko rw'Abaheburayo 10:5 haravuga ngo Imana yari yarateguye umubiri, ariko Kristo aravuga ngo noneho ndaje mu muzingo w'igitabo nk'uko wabitegetse. Imana yari yarateguye umubiri, n'ibanga rikomeye Imana yari yarakoze ryo kuducungura. Ariko muri iryo banga Imana ishyiramo ikintu gikomeye nanone, kuko rizahishurirwa mu maraso ya Yesu Kristo. Icyo nicyo tugenda tugarukaho cyane muri aka kanya duhawe kugira ngo dushobore kuganira. Aya maraso ya Yesu Kristo ntarajya kure, nayafashe nk'ikimenyetso muri rya banga tuza kuganiraho bukeya. Nayafashe nk'ikimenyetso kugira ngo atubere ibanga tuziranyeho n'uwari duhaye. Ikimenyetso umuntu agikora kugira ngo iwe ubwe n'uwo bagikoranye bashobore kukimenyanaho. Umwanditsi Salomo mu ndirimbo ye iruta izindi, muri iriya ndirimbo
ya Salomo nyine igice cya 8 umurongo wa 6 yaravuze ngo uru rukundo Imana yadukunze, aravuga ngo wa mukunzi wawe ushyire mu gituza cyawe mbe n'ikimenyetso cyo ku kuboko kwawe. Urukundo rurakomeye ni nk'urupfu, n'ibanga rikomeye ndetse umuntu yavuga ngo riruta urupfu, kubera kuko hari bitangira urukundo Imana yadukunze, bitanga urukundo bakunda Imana nyir'ijuru kugeza batanze imibiri yabo, ubugingo bwabo bakabutanga bagapfa. Urukundo rurakomeye. Iki kimenyetso twahawe cy'amaraso ya Yesu kirakomeye. Dusubira gatoya, haleluya, amen, dusubira gatoya, iki kimenyetso nashoboye kucyita password. Nashoboye kucyita password kubera iki? Kubera kuko hari umunsi Imana yakoresheje password muri Egiputa, ibwira Abisirayeli ngo nimugende mwica umwana w'intama. Kuva 12 icyo gice cyose niko tuvuga, ariko cyane cyane isoma umurongo wa 2 ukamanuka hepfo usanga ariho hari ijambo rikomeye ngo marayika w'umurimbuzi azanyura ahangaha muri Egiputa. Ariko ndashaka gukorana password namwe, ndashaka gukorana umubare w'ibanga namwe, nimugende mwica umwana w'intama. Ijambo rya mbere mu buryo, ariko icyo mfata cyane cyane nuko mwita amaraso yawo mukawusiga ku miryango yanyu, amambiro ndetse n'ahariya hejuru mu ruhamo mu nkomanizo musigeho amaraso, kuko mu kanya gato marayika w'umurimbuzi araza, uwasanga adafite ararimbuka. Uwasanga hanyuma rero uwo mubare w'ibanga navuze nanone turawugura muri za telefone dukoresha, izi ngizi Imana yaduhaye muri ubu buhanga bukomeye buri kunyura mu butumwa. Ubutumwa bukaguruka bumeze nk'uburinganije ijuru, kuko bunyura mu kirere, bukanyura mu miyaga, bukanyura ahantu abantu batarebana ariko bukagenda. Mu by'ukuri biratunezeza cyane iyo tugera kuri uru rwego, iyo tugera kuri uru rwego rwo kuvuga ngo ko turaganira amahanga n'amahanga, ijwi rigatambuka ry'ubutumwa bwiza Imana yaduhaye igikomeye bene data. Rero iyi password dufite nashoboye kuyigereranya n'ikipe y'umupira. Ikipe y'umupira n'ukuntu nagereranyije nyine muri njyewe, mwihangane ndebe ko nabisobanura bikumvikana. Nagereranyije abakinnyi bari mu kibuga natwe abakristo nk'itorero, hanyuma mfata coach wabo se cyangwa umutoza wabo nka Yesu, natwe uri imbere yacu nk'itorero. amen. Abakinnyi bari mu kibuga ikintu bamenyaniraho na coach wabo se cyangwa n'umutoza wabo, bagira umwambaro wabo mu ikipe imwe cyangwa iyindi. Buri mukinnyi rero si ukuvuga gusa kuko ahekera ku mwambaro, ariko akongera akagira n'inomero yiwe. Amen. Icya gatatu cyiyongeraho, agahagarara mu mwanya we. Amen. Icyo kintu nakigereranyije gutyo. Hanyuma natwe muri iri torero ryacu Yesu Kristo yatubumbiye hamwe, abanyamahanga n'abanyamasezerano, twese twita abana b'Aburahamu. Yagiye aduha umwambaro umwe, niyo mirimo yo gukiranuka yabera, Ibyahishuwe 19:7. Yaduhaye inomero, buri muntu afite nimero ye. Amen. Yaduhaye n'umwanya umuntu ahagararamo, buri muntu afite icyo Yesu yamuhaye kugira ngo ashobore gukina ku nimero ye neza. Amen. Umukinnyi wivangavanga rero atari babandi bo hagati, wenda nabo baba bafite uko bakina. Umukinnyi wivangavanga agata umwanya we ari wa wundi uri imbere y'umuzamu se cyangwa wagiye gutsinda, akagaruka ino mu muzamu, imbere y'umuzamu cyangwa imbere y'umuzamu akajya gutsinda, hamwe na hamwe rimwe na rimwe usanga yataye nk'umurongo.
ariko dufite umwanya duhaga buri muntu wese imbere muri iri torero Yesu Kristo yamuhaye umwanya ahagararamo ari wo murimo twahawe. Hanyuma rero password dufitanye na Yesu kugira ngo azatumenyera mu myanya yacu, y'amaraso twavuze yaducunguje, Imana, Yesu Kristo, Umwuka Wera. Iyo bandeba, iyo bakureba, Imana iyo kureba ikurebera mu mwambaro wambaye w'ikipe yawe, ariyo myambaro y'abera, ikakurebera mu nimero wahawe kugira ngo Imana kubona izibona aho uhagaze n'inimero uri gukiniraho se umurimo uri gukora, umwanya uhagazemo Imana yaguhaye kugira ngo ukoremo irebe niba uhaye ukoramo neza. Nari maze kuvuga ukuntu iyi password yakoze muri Egiputa, ariko kandi hari n'umunsi yongeye gukora cya gihe abatasi bari bagiye gutata muri Kanaani, bajejwe kugira ngo baje kugenzura igihugu ko kimeze. Yosuwa Yeriko Tavazari, Yosuwa abohereje ngo baze kureba Yeriko kimeze. Bamaze kuyinjiramo bari abatasi babiri, hari ikintu bakoranye n'uwo bakiriye, wa mugore witwa Rahabu. Bagiye gusohoka, yarababwiye ngo mwateye amahanga yose ubwoba. Muri ya magambo yari yagiye kuvuma ubwoko, ahawe buguzi na Balake, hari ijambo yavuze bikomeye, yaravuga ngo n'ubwoko butura ukwabwo ntibuzabarwa mu mahanga, turi ubwoko butura ukwacu, hari aho Imana yadushyize ntitubarwa mu mahanga. Mu miryango yacu dufitemo za lisite rwose n'inimero twahawe mu miryango se cyangwa ku mbuga, ariko abera dufite ahandi dutuye abantu batazi. Maze rero muri Yosuwa 2:17 bagiye gusohoka basubirayo, Rahabu arababwira ati nyabuneka mwateye abantu bose ubwoba, amahanga yose yarahungabanye ku bwanyu, ariko ndabasaba umunsi muzagera hano muzamukorera umuryango wanjye. Pastor Mwapasirad baramubwira ngo ngaka akagozi gatukura ku idirishya. Hallelujah. Nugakuraho tugasangira amaraso yawe n'umuryango wawe ntibikatubazwe. Abandimwe dufite icyo twahawe na Yesu Kristo, bitakaza ntukagire ngo hari Yesu Kristo ntiyapfuye. Umunsi umwe hari umukobwa uririmba cyane witwa Aline hano Nairobi, yaradutaramiye umunsi aravuga ngo wewe niba wicaye kugira ngo hariho utekereze kuko ariho abahagaze, aravuga ngo wewe sinziriye umenye kuko bari maso. Amen. Wewe niba ugumye uri umenye kuko ariho abahaye bagenda. Amen. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Rahabu yubahirije rero iyo password umunsi Abisirayeli barimburiye Yeriko. Rahabu ararokoka n'umuryango we. Somye neza mu gice cya mbere cya Matayo, ikiza k'intambara gikomeye, igikomeye kandi cyerekana kuko Imana yakunze abanyamahanga kera, nuko dusanga Rahabu mu bisekuruza bya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Rahabu mu bisekuruza bya Yesu. Dufite ikimenyetso rero, ikimenyetso kugiha uburyo bufite akamaro nk'uburyo bune. Ni ikimenyetso cy'amaraso cyashoboye kudukiza nabivuze. Kabiri ni ikimenyetso uwakidushyizeho atumenyeraho. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Icya gatatu
ikimenyetso natwe ubwacu tureba tukavuga ngo uwadushyizeho niwe nyiracyo, ni nacyo tumenyekanira, natwe nicyo tumumenyeraho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Noneho rero kubera kuko tuba tureba uwakidushyizeho tukavuga ngo uyu nguyu niho tumenyanira, tugasubira tukavuga twebwe ubwacu itorero se cyangwa we mukristo ku giti cyawe, tukavuga ngo kubera kuko mfite uwakimpaye bitwara neza. Ni nk'impeta ya fiyansaye y'umukobwa, urutoki aravuga ngo hari uwayimpaye. Umukobwa nyamukobwa w'umutima aravuga ngo iyi mpeta kubera kuko nyambaye kuri uru rutoki kandi sinze wayishyizeho, nditwara neza kugira ngo nyirayo azayisangeho. Amen. Kandi n'abamureba nabo baravuga ati uyu nguyu ntawe wakimubajije kubera kuko iriya mpeta kwiravuga. Natwe bigatuma rero uriya mukobwa wayishyizweho agira iyindi myitwarire, agahindura ingendo, agahindura uburyo bwo gutaha, agahindura uburyo bwo kuvuga, agahindura uburyo bwo gusokoza, agahindura uburyo bwo kwambara. Natwe rero ukunguko uwaduhaye iki kimenyetso, icyo tumenyera ubwira ubukomeye dufitanye na Yesu Kristo, ibanga yaduhaye bituma tuvuga ngo ejo n'ejo ubundi atazaje kureba agasanga hari ikimenyetso cye yampaye, singitware neza. Cyo kimenyetso nakomeje nkivuga ko ari amaraso umwami Yesu Kristo yamennye. Amaraso yose rero hariho andi maraso yabayeho. Muri Bibiliya dusoma amaraso y'ibitambo, singiye kuyatindaho cyane. Hariho amaraso y'abantu bakomeye bitangiye ibihugu byabo. Muri Bibiliya dusomamo n'amaraso y'umukobwa wa Yefuta, yarakomeye yari amaraso. Muri Bibiliya dusomamo amaraso ya Abeli, ari amaraso yarakomeye. Ari amaraso Imana yavuze ngo aracyavuga ngo nubwo yapfuye, mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 yarakomeye ari amaraso ya Abeli. Kono kure N'ayandi yose yabayeho, amaraso yose dushobora kuvuga akomeye yabayeho, ariko ayo yose yarakamye kandi yaravuze cya gihe yaramenetse ahita avura ahita akama. Ariko iki kimenyetso cya Yesu dufite, amaraso ye yamennye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Aracyafite ishusho y'amaraso kugeza n'ubu. Ntabwo yigeze avura, ntabwo yigeze akama. Kuko turabisoma mu byanditswe kuko cyabaye ikidendezi, byabaye iriba. Haleluya. Ndetse umuririmbyi umwe yaravuze ngo ngwino wirohe umutindiwe woge. Ni amaraso dushobora koga. Haleluya. 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 Umusobanuzi umwe w'ijambo yarimo asobanura ijambo ry'umunsi wo kuzuka kwa Yesu, aravuga ngo icyatumye abwira Mariya Magadalena ngo ntamukoreho, singiye kubivuga. Aravuga ngo yari afite ikintu gikomeye, yari ataragera kwa data, niko yavuze ngo ntunkoreho kuko ntaragera kwa data. Haleluya. Haleluya. Uwo musobanuzi aravuga ngo yari afite imbirika y'amaraso ari kuzamukana mu ijuru, ngo yaragiye gukora y'imirimo, ngo yaragiye igitenge cya Satani yakandagije mu ijuru wa munsi ari kurega Yobu. Arongera aravuga ngo yaragiye kuba ikibuga cy'amaraso cyo guhanagura ibyaha by'abari kwihanagura umunsi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Amaraso ya Yesu yigeze avura, amaraso ya Yesu ntiyigeze akama. ay'abandi bose yarakamye. Amen. Mu rwandiko rw'Abaheburayo uriya mwanditsi yavuze ngo ibyo twegereye tumaze
kutegera Sinayi kuko ari umusozi utinyitse utera ubwoba waka umuriro ugahinda imishyitsi ibitare bikameneka bakavuga ndetse ngo hari itegeko Mose yavuze ngo uwegereye wese aterwa amabuye ariko ngo twebwe twegereye umusozi wa Siyoni Amen. atonda kuri ibintu byiza aravuga ngo mwegereye itorero ry'abana b'imfura Amen. mwegereye itorero umubare w'abamarayika utabarika Amen. aravuga ngo mwamwegereye n'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Amen. avuga ibyiza kuruta ayabera. Hallelujah. bishaka kuvuga ngo natwe muri iki gihe amaraso y'umwami Yesu ni ikimenyetso kituriho. nicyo gituma turirimbira mu gitero cya nyuma bavuga ngo Uwiteka umucamanza iyambonyeho amaso. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. ese iyo aya maraso aje gukama turirimba gutyo ko ese tuba turirimba ngo iyambonyeho amaso ariko kubera kuko atarakama iyi mwambo dushyizeho Imana igihindukira yayatubonaho ari gutemba se cyangwa ikimenyetso cyo mu mutima mu buryo bw'ibanga bw'ubwiru bukomeye Imana yadushyizemo kugira ngo tudatakaza nimero yacu, kugira ngo tudatakaza uburyo bwo gukina muri iki kibuga dufite. turaza kubireba hepfo. Imana yareba yayatubonaho uriya ni umukiranutsi kubera kuko ndi kubona gukiranuka k'umwami Yesu. Amen. Haleluya. muri icyo gitero nako kugereranyiriza ndavuga ngo Imana ishaka kutureba twebwe turi abanyabyaha pe, nta kwirarira nta kugereranya, turi abanyabyaha mama Kamari, turi abanyabyaha bene data bari kutubwira. turivuruvunza Yobu yaravuze ngo mama nimwo yambyariye nanjye ndabigotomera nk'amazi. ariko umwami Yesu, haleluya, Imana yihindukiye ikajya kutureba kugira ngo irebe ko tukiri mu mwanya wacu, igasanga twacumuye. Yesu arakingiriza akamera nk'ikirahuri kiri ku idirishya. uko niko nagereranyije. Imana yazireba ikabona Yesu, muri Yesu kuko ijisho ritambuka, ikirahuri cyo ku idirishya ni transparent, mbese ikirabonerana. ijisho ry'Imana ryatambuka rikatubona rikavuga ngo abangaba ni babandi. Yesu akazavuga ngo abangaba ni babandi nacunguye, uyu ni wa wundi naragiye gupfira, uyu ni wa wundi wantumye. Imana bigatuma itaturimbura kuko Imana yanga icyaha pe. ariko iyo ibonye Yesu Kristo, haleluya. hari n'umuhanga umwe wavuze ngo abantu bajya mu myereko bakavuga amagambo, ariko amagambo anejeje birashoboka ko yaguye mu mwuka. aravuga ngo Yesu ngo azagera naho ngo ayibwira ngo reba no mu rubavu rwanje Mana ureke kubarimbura, ngo agasura karambura ikiganza cye ngo reba no mu biganza byanjye, bakamwereka za nkovu z'imisumari, akongera akamwereka yo mu rubavu. nuko gikomeye ibanga Imana yahishuye ryo muri Yesu Kristo kugira ngo turitirizwemo. ni amaraso Yesu yamennye. Amen. Dukomeje muri ubu buryo rero, Yesu ni umwami wacu, ni umwami wacu kubera kuko iyo turebye aya maraso mu byanditswe byera dusanga ari ikiguzi, dusanga ari ikintu cyatanzwe cy'intungu yo kuducungura. igihe cyo kurimbuka cyari kigeze, ariko ngo Imana iba umutunzi w'imbabazi. Amen. ibyanditswe byera bikatubwira ngo igihe gikwiriye kirasohora. twaba tukirimbutse Yesu araza amena amaraso ye, bituma akayibukana ushindi, bituma yegukana ubutware, bituma yegukana ubwami. mu rwandiko rw'Abafilipi igice cya 2 uhereye ku murongo wa 6 se cyangwa ku wa 5
bikitubwiriza uburyo Yesu dukwiriye kumwitegererezaho akatubera urugero rwiza bamwe ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Ngo yabanje guhwana n'Imana ntiyatekereza ko ako kamero k'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, aramanuka ajya hasi cyane. Ariko icyo nagendereye ngo Imana iramuzamura kubera kuko yaciye bugufi cyane. Umurongo wa 9 muri urwo rwandiko rwa Filipi igice cya 2 avuga ngo Imana yamushyize hejuru izina risumba yandi. Haleluya. Maze ngo kubera kuko yamuhaye iryo zina ngo amavi yose yo mu isi arapfukama. Haleluya. Amavi yose yo mu ijuru arapfukama. Amen. Amavi yose y'ibyo munsi y'isi arapfukama. Haleluya. Indimi zose ziratura ziravuga ngo Yesu Kristo ni umwami. Kubera kuko yatubereye inshungu kubw'amaraso ye, kandi amaze kumena ayo maraso ye atubera umwami. Icyo yakoze muri icyo gihe, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen, amen, amen. Icyo yakoze muri icyo gihe, yashoboye no kuduha irindi zina. Haleluya. Umubyeyi yabyaye uyu turi gukorana witwa Mama Kamariza, si izina ryawe rwose, kuko ni izina rya kibyeyi. Irashimisha kubera kuko nanjye ndi papa Muragwa, n'abandi ba papa runaka ni ba mama runaka. Iryo ni izina rya kibyeyi. Natwe rero aya mazina dufite sinzi uko nayavuga, ariko iyo usomye mu byahishuriwe Yohana igice cya 2 umurongo wa 17 ugasoma iby'itorero rya Perugamo, ahajya kurangiza iryo torero rya Perugamo aravuga ngo unesha Perugamo we wo muri wewe, wewe utajya wihakana izina ryanjye, wewe utuwemo n'intebe ya Satani, ariko kugeza ubwo bamwe bo muri wewe bapfuye bazira njyewe umugaragu wanjye witwa Antipa. Aravuga ngo unesha Perugamo we nzamuha ibuye ryanditseho izina rishya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uyu mwami rero ntabwo yatuzanye gusa ngo adushyire mu bwami, ahubwo yaduhaye n'amazina mashya. Dufite buri muntu afite izina rye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ngarutse muri cya kibuga cy'abakinnyi nari kumvuga, baza binjira bafite amazina yabo, ariko bishoboke kuko buri mukinnyi abitewe n'imikinire yiwe abandi bashobora kumwita akandi kazina bitewe n'ukuntu atera umupira. Kera tukiri abana hari agakipe kabaga Bivira, ndagira ngo kitwa Vivi. Hari akantu kagaza gakinisha imoso bagaza bakita ngo ni Mavrigos. Kubera kuko nyine hari ukuntu yakinaga bituma bamwimba ako kazina. Bene data twitwararike kugira ngo buri muntu nitunesha tuzahabwe ibuye ryiza ryera ryanditseho izina ritazwi n'undi muntu wese. Amen. Keretse uri hawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Asante Yesu. Haleluya. Imana yaduhaye andi mazina. Habe n'umwanya tukiri hano ku isi, ayo mazina Imana irayazi kuko niyo yayaduhaye. Kubera kuko dufite ibanga rikomeye twagiranye nayo ry'agakiza Imana yadushizemo, natwe tukakazikama neza. Imana rero yaduhaye irindi zina kubw'amaraso ya Yesu, kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Muri rwa rwego rw'imikino, mu nasatira umusozo, hari ikintu natekereje gikomeye.
imikino se cyangwa ndavuga imikino nyine kubera kuko n'iryo jambo nakoresheje, ariko reka mvuga imikorere kugira ngo ahari tutajya kurundikira mu mikino. Imikorere y'abakristo mu itorero rya none, muri wa mwanya mpagazemo, muri wa mwanya uhagazemo. Oh, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Byari ngombwa ngo umuntu agenzure niba gifite uniform y'umukristo. Amen. Uniforme y'umukristo. Ugenzure niba inomero yawe washyizweho niba ukihagaze mu neza. Niba kocha ari kukurangiza akabona ntiwataye umwanya wawe mu kibuga, niba ari kukurangiza akabona turi guhuzagurika ukubita hirya no hino. Iyo dusomye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaroma, dusangamo ibintu bikomeye cyane. Ndibwira ni ku gice cya 12 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Kubera ko wamfashije muri kene mpasome yihuta. Cya 12 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8. Abo ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye, kuko ubuntu twahawe buri. Niba twarahawe guhanura, duhanure uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugire umwete wo kubigabura. Cyangwa niba uwigisha agire umwete wo kwigisha. Cyangwa uhugura agire umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza. Utwara atwarana umwete. Amen. Ugira imbabazi azigire anezerewe. Haleluya. Aya ni makeya muyo Paulo yatwandikiye. Yongeye kwandika uburyo impano zigabanije hariya mu Bakorinto. Avuga impano 9 sinze subiramo, ariko izo mpano nazifashe nk'umukino se cyangwa se nk'umurimo duhawe gukora muri iri toro, kandi nibyo. Ariko umukoca wacu Yesu Kristo iyo yarebye umumaro yawe asanga umuhaze. Iyo arangije mu kibuga, ndibwira ko sindi umukinnyi, ariko zamukurikira ndankunda umupira, harimo n'abandi tuziranye hano tukundana. Iyo umukinnyi ashoboye kwizihirwa mu kibuga cyane atsinze nk'igitego wenda agakuramo kare agapira ko mu gituza, ndibwira kuko ahantu ari ahantu. None se rero uniforme yawe mukristo mu itorero, inomero yawe n'umwanya wawe ubihagazemo neza. Muri izi mpano twahawe, ko ari imirimo twahawe gukorwa mu itorero, uwawe urawuzi. Ijambo rya mbere d'abord urawuzi. Ijambo rya kabiri uhagazemo neza. Ijambo rya gatatu aho ntujya ukajya gukora uw'abandi. Byaba ari akaga gakomeye cyane, kuko nyiri murimo hari aho ashaka kukurebera. Hari ibyo nagenzuye rero, ariko namwe murabibona buri munsi. Muribuze ko ndi gusatira umusozo. Kera iyo umuntu avuga ngo kera, ni kera yiwe nyine. Niyo mvuga ngo kera, Pastor Onesimo yamfata rwose kuko azi imivukire yanjye. Ariko iyo umuntu avuga kera, bavuga kera yiwe. Kera tubona abanyamasengesho tukiri abana batoya,
n'ibyo natwe twakuriyemo tukarerwa n'abatubanjirije tukabona uburyo Imana ikora imirimo yayo idukoresheje ubwacu tukareba ubuhanuzi ukuntu bugenda n'icyo nagenzuye rero ni ubuhanuzi simvuga byinshi mu byo nagenzuye ngiye kuvuga ubuhanuzi hari ibintu byabaga mu banyamasengesho kuri rya jambo ry'ibanga rikomeye dufitanye na Yesu Kristo muri uyu murimo yaduhaye mu itorero rye ubuhanuzi iyo bwazaga bukaza n'itsinda ry'abanyamasengesho ijambo rya mbere bwavugaga abanyamasengesho ubwabo uko bameze imyitwarire yabo iryo tsinda ubwaryo ibanga rikomeye ryo kubakomeza riturutse ku Mana Imana ikabaha ubuhanuzi bubareba ubwabo ijambo rya kabiri hari ubuhanuzi bwazaga bureba umuntu ku giti cye ibyo n'ubundi byakagombye kumera gutya ijambo rya gatatu hari ubuhanuzi bwazaga bureba itorero ubwo buryo bwo gukora bw'umwuka w'Imana abanyamasengesho bagashobora kubujera neza ku buryo ubuhanuzi buza bwa gurupe y'abanyamasengesho ubwabo bakabuzigamira muri bo ubuhanuzi buje bugana umuntu ku giti cye bakabumushyikiriza wenyine nta wundi bureba ubuhanuzi buje ari ubw'itorero bugashyikirizwa pasitori cyangwa itsinda ry'abayobozi uko niko byakagombye umunsi umwe ntaramiye abanyamasengesho ahantu nashoboye kubabwira ayo magambo ko ari atatu ndababwira nti bene data icyo tureba muri iki gihe mu mpano z'umwuka noneho turebe ibiriho muri iki gihe turi kuganira nabo nabyo n'ibyo kuvuga hepfo kugira ngo tugende rwose dushyiraho akadomo iyo ururimi rumanutse iyo ururimi rwamanukaga ururimi rutamenyekana rukamanuka twabaga dufite umuntu wahawe nimero ye mu mwanya we akarugenzura akarumenya niba ari ururimi rw'ukuri cyangwa niba ari urw'ikinyoma rukaba rw'ikinyoma rugaceceka rwaba urw'ukuri rugasobanurwa Imana yakoze imirimo ikomeye bene data haleluya amena cyane ibyo yavuze ngo uwo duvuga twaramubonye ibyo twabihagazemo n'ubu ngubu nibyo twifuza ko byakora mu itorero hanyuma nanone uwo nguwo ururimi rutaramenyekana yaba yumvise kuko ntawe ufite iyo mpano yo kurugenzura Imana yagira ubuntu ubwo akarusobanura buri mu iteraniro hari ubutumwa burimo ariko haba ntawe ubusobanuye nawe adashoboye kubusobanura ubwe agaceceka niko byanditswe mu gice cya 14 Abakorinto ba mbere kugira ngo hatabamo urusaku ariko uwo munsi ndababwira ntese ko tuvuga indimi nyinshi muri iki gihe tukavuga hano muri gurupe y'amasengesho twiherereye bikarangira nta rudasobanutse ko tuvuga indimi nyinshi tugeze mu materaniro zikarangira nta uzisobanuye mwebwe ntimuribaza icyo kibazo umwe arambwira ngo pasiteri mborekera aho ngaho ngo tuzazigenza neza karabaye none namubaza ndetse nuzigenza neza mwene data zitari kungura abangaba mwicaranye uko jewe sinzumva abamwicaranye ntibazumva itorero ntibazumva hanyuma uzakomeza ukubwira ugeze ryari kuko uzazigenza ndavuga mu ijambo ry'Imana ngo zungura ubwawe cyo tuvugira hirya rero
ibyo bintu rero birahari uwo murimo reka tureke kuzihinyura kuko atari iz'ukuri, ariko niba ari iz'ukuri n'iki gituma zitasobanuka, ni ubutumwa buvamo, ibanga ririmo dufitanye na Kristo n'umwuka wera waziduhaye ni irihe? Twakagombye kwibaza bikomeye tukavuga ngo ese Yesu umutoza mukuru w'iri torero, n'igihe twari turibonamo n'uko abantu bari bakora, aracyabona abantu bahagaze mu myanya yabo? ndagira ngo nsozereze kuri ibyo bibazo, ndafite ibisubizo n'icyifuzo gikomeye tuvuga ngo tuze gutengera itorero pe. Iyo tubonanye kusenga Imana yingiriye ubuntu nanjye mba ndiho, abantu basenga iriya saha Imana ibaha umugisha mwinshi, uko ni ikomeye cyane. Ariko ndavuga saa 9 zino muri Afurika, bariya abandi namwe mutuye muri ibyo bihugu bindi, ndagira ngo ni muba mukitse imirimo, abandi bari mu turimo twabo. Mu by'ukuri nkagira ngo Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Amen. Noneho rero twiba uko dusenga itorero kuriya, dufate akantu ko kwiherera, dufate n'akanya ko kwisabira, turira twinginga Imana kugira ngo uyu murimo urimo usirikira muri mizerere y'iki gihe, abantu bakomeye ngo bafite impano ngo nibarya bashamburiya, singiye kubihinyura rwose kuko sinagira ubuntu bwo kuhabwa iyo mpano ngo menye uko imeze. abo ngabo nibo tubona cyane ngo ahari nibo bagendererwa, nabo baje kubivuga ngo bagiye gukora gahunda. Ariko iyo ureba ukareba za ntambwe ko ari zitatu z'uburyo umwuka w'Imana akora se cyangwa uburyo imirimo y'Imana ikora muri iri torero mu ibanga rikomeye, ese gushambura nibwo buhanuzi bwonyine buriho muri iki gihe? Kuvuga ururimi niyo mpano isigaye nyine muri iki gihe? Ibyo nibyo bimenyetso koko tureberwaho na Yesu Kristo akavuga ngo itorero ryanjye rihagaze neza? Ibyo ni bikeya nagenzuye, n'ibindi nawe ushobora kugeraho, ariko nkavuga ngo gusaba Imana kugira ngo twongere twumve ijwi ry'Imana, kandi ko turagenda dusaza, umurage turi gusigira abana bakire uburyo bw'imikorere mu ibanga rikomeye Yesu Kristo yaduhaye kugira ngo tuduhuriraho. Aravuga ngo n'ubwiru bukomeye, n'ubwiru bw'amaraso ya Yesu Kristo natubonekaho tubona ibyaha, natubonekaho umwuka wera abona uko dukoreramo, amaraso ya Yesu natubonekaho Imana ishobore kutubabarira, tureke kurimbuka, ariko kandi natubonekaho duhabwe izina rishya ryo mu ijuru ritazwi n'umuntu wese uwarihawe ndetse n'uwarimuhaye. Imana itugire neza, Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. None gufasha urakoze.